Samu wari ifitiye icyizere no kidasanzwe ubona yuko nta bintu by'amasoni afite yahise abwira Brigitte ati swi ukabunwaye ubumanzi bwanjye rero. Brigitte nawe wari wishimye cyane rwose ubona ko bidasanzwe ati hoya shushu ni ukuri nta hantu bugiye pe erega ubumanzi ni mu mutwe ahubwo se sheri uzi ko ndi kumva ndimo ndagukunda kurushaho noneho mbese nyine ndimo ndumva rwikubye nk'inshuro nk'ijana pe ahubwo se babe wowe uri kwiyumva gute kuryamana nanjye nyine ku nshuro ya mbere muri make nyine wumva ishimira gute kuryamana n'umuntu ukunda. Ubwo Samu yitonze cyane ati shaswi nyine urakoze kubwo kungira undi muntu mushya mu by'ukuri nyine ndikumva ntandukanye na Samuel narindiwe mu mwanya washize. Muri make rero nkurikije ukuntu byari bimeze nyine baby byari byiza pe kuko ndikumva nyine bifunguye intekerezo zindi zanjye zari zifunze gusa ariko sitwakwirengagiza yuko nyine ari ibintu Imana yanga pe ni ukuri dukoze icyaha Imana yanga kubi ndetse njya numva banavuga ko gusambana bitera umwaku wasanga mfunguye n'ikigega cy'imyaku nyine mu buzima bwanjye cyangwa se wenda ntawamenya nkaba mfunguye nyine ikigega cy'amahirwe kuko njya numva yuko hari n'abizera yuko nyine ngo kuryamana n'uwo mukundana ngo bitera imigisha mu buzima bwanyu da. Ubwo rero njyewe sinzi ikigega mfunguye muri ibyo ngibyo icyo ari cyo. Brigitte adutangira episode ya 5 kuri zone ya 3 y'Inkuru y'urukundo rwe na Samuel agira ati nyine baby nanjye njye numva babivuga tu ngo gusambana bitera umwaku abana nyine bakanavuga ko bitera ishyaba gusa nyine njye amakuru mpagazeho neza nuko bitera umwaku Samu. Uzibeshye ujye gusambana n'undi nkaho hari icyo uzaba wamburanye noneho uzareba bizakubaho muri iyo minsi uzakasirirwa sha baby bikurenge gusa ariko nyine twebwe ntago tumaze gusambana swi. Nuko Samu ati gute se kandi tutamaze gusambana hari ubwo twasezeranye se. Brigitte ati reka da erega iriya ni imigenzo cyangwa se imihango nyine nk'indi yose icya mbere ni isezerano uba waragiranye n'uwo muba mumaze kuryamana. None se reka nkubaze swi ubu tuvuge yuko inshuro zose tubwirana yuko dukundana ndetse n'inshuro tubwirana yuko twizerana tutazayemukirana hari aho bitandukaniye na biriya byose si kimwe burasukurahira byose si kimwe gusa nyine nkeka yuko bitandukanira ari iriya darapo gusa tu naho ibindi byose biba ari kimwe gusa nyine iby'umwaka byo babe ubyitondere biriya bintu bibaho. Ubwo Brigitte akomeza abwira Samu ati ngira ngo urabizi babe nakubwiye ukuntu nyine nahoze nkora akazi ko kwicuruza Swiss ubyibuka nyine nabikoze hafi nk'umwaka wose pe ngira ngo narabikubwiye ibyo ngibyo byo nuko uri nkubwije kuri shushu nakoreraga amafaranga menshi ku buryo hari n'igihe rwose nacyuraga n'amafaranga 150 ijoro rimwe babe bibaze gusa ariko ntago rwose ari kumbaza ngo aya mafaranga ngo ajya hehe kandi nta n'urugo najyaga mahira nta mwana najyaga mahira icyo nzi cyo nuko amafaranga yashiraga mu bintu utabasha gusobanurira umuntu usibye aho nabitse ngira ngo byibuze nzabashe kwiga kaminuza kuko nakuze nifuza kuziga nkarangiza. Ubwo Samuel ati sibyo se nyine nakubwiraga baby wasanga nyine nanjye nifunguriye nk'umuryango wa Sekibi azanyuramo yinjira mu buzima bwanjye no kuri shushu ni icyaha pe. Ubwo maze Brigitte nawe ati erega abantu nimwe bwe mu kazi ibintu wowe ku bwawe niwumva yuko ari icyaha azaba ari icyaha nyine niyo mpamvu uzasanga hari abantu benshi batera imbere kandi bafite n'amafaranga menshi bafite akazi keza ndetse rwose n'ibindi bintu byinshi by'agaciro ariko bakaba ari babantu b'abasambanye karundura gusa nyine cyo wakwibaza Samu niba gusambana bitera umwaku kubera icyo uwo mwaku utabageraho abo ngabo rwose kandi bafite ubutunzi bwabo ndetse bafite n'amafaranga yabo ngo biyoyoke bishiro kubera ko basambanye. Nuko ubwo maze Samu nawe ati nyine ni igihe cyabo kiba kitaragera. Ubwo maze Brigitte nawe ati wapi babe wapi kabisa ibintu byose biterwa nuko uba wabyizeye babe niwizera yuko nyine bitera umwaku muri wowe nyine niko bizakugendekera. Abo batunzi rero twavugaga haruguru abo bafite amafaranga menshi ndetse n'imitungo y'agaciro abo ngabo usanga rwose ari bo babikora kandi ubudasiba biterwa nuko babizera ubu usanga bo keshi bizera yuko nta mwaku ubaho kandi koko kuri bo nta mwaku ubo bageraho niyo kandi ubagezeho ntago bamenya yuko ari umwaku kuko nabyo baba bizera. Brigitte akomeza abwira Samu ati sasa rero babe iyo ugiye kuvuga ngo uyu munsi ngo naryamanye ngo na Brigitte ubwo maze mu kanya wagira umwaku ukanyerera ukikubita hasi ugahita wumva yuko nyine ngo bitewe nuko ngo twaryamanye ubwo mu kanya bakwiba bakagucucura ubwo ugatangira ngo nyine nabyo byatewe nuko wamaze gusambana muri make nyine ibitagenze neza byose ukumva yuko ngo byatewe nuko ngo wasambanye nuko nyine bizahora muri wowe ko ari kuzabyo ubyizera.
ubwo maze Samu ati baby maka zawe nawe ndumva nyine wigize umufilozofe ngaho nyine shaka noneho ibyo umbeshya biranyemeza yuko gusambana noneho atari icyaha twumve. Ubwo Brigitte ahita aseka maze yarangiza ati nibyo nahoze nyine nkubwira byose baby, byose ubundi biterwa n'imyizerere y'umuntu. Ku giti cyanjye nka Brigitte kuryamana n'uwo mukundana ubundi ntago ari icyaha. Kindi kandi rwose Samu, ngiye ukuntu nizera yuko iyo uciye umugore wawe inyuma cyangwa se ugaca umugabo wawe inyuma, ku giti cyanjye ubundi ibyo ngibyo nibyo byitwa gusambana. Naho ibintu tumaze gukora babyita gukora urukundo baby, come on. Mbese nyine muri make gushimisha rwa rukundo rubari muri twebwe kugira ngo ruzagere kure nka bakuru bacu. Ubwo nitumara gushaka nyine tukajya ducana inyuma, ibyo ngibyo nibyo bizaba byitwa gusambana. Samuel ati sha nyine baby, birumvikana ko twese nyine twizera ibintu bitandukanye bitewe nuko tuba twararezwe bitandukanye, ndetse nyine batureze uko bashatse badutoza ibyo tugomba kwizera. Gusa nyine nkubwije ukuri, ngiye nakuriye mu muryango w'abarokore, urabyumva nyine nakuze ntinya kuryamana n'umukobwa uwo ari we wese. Kugeza kuri uyu munsi ntazi icyo wakoresheje kugira ngo rwose birangire turyamanye baby. Gusa ariko reka nkubwire sweet, nkurikije uko nakuze nizera kugeza ubu ngubu, bisobanuye ko ngiye gura n'imyaka myinshi muri iyi minsi, kuko ngenzi benshi twizeraga kimwe. Mbese nyine abantu twakuze twizera ko gusambana ari icyaha, abonzi bose babikoze kandi babizi ko ari icyaha, bakanabyizera mu mitima yabo, byabateye umwaka n'ukuri. Ubwo rero nibwo bwoba bwonyine mfite baby. Ubwo Brigitte yaraturitse araseka cyane arangije ati iwacu ntago dutera umwaka sheri, humura rwose ahubwo ngiye nguteye imigisha. Inyatsi na karande zose kandi zari zikuriho nzikubitiye ahareba inzega. Ahubwo utazongera kundisha umubiri ndakwinginze, ndakeka ibyo watinya gusanze nayo biba birenze birimo. Icyo nkusaba rero baby ni uko utazongera kundisha umubiri ukundi, buri uko nkushaka nzajya nkubwira maze ukabinyemurira, sibyo Samuel ahita kunja isura ikazana iminkanyari, asa nkaho nyine ari seriye cyane arangije ati none baby, twabikoze kugira ngo tubigire akamenyero. Mbese nyine urifuza ko tubigira nk'akamenyero, nyine bikaba ari ibintu bizajya biba ari ngaruka munsi, ngaruka cyumweru cyangwa se ngaruka kwezi. Brigitte ati nyine reba urabizi ko nyine iyo wahoze wicuruza nk'uku kwanjye, mu by'ukuri hari igihe kigera ukabatwa no gukora imibonano mpuzabitsina ukarwara indwara yitwa sex addicted. Icyo gihe rero iyo ugize umwaka ukarwara iyo ndwara ukora ku kazi ko kwicuruza, sha baby bugushije ishyano, kubera ko n'abakiriya bazanye 500 urabakira, uziko ari n'igihe ubakopa baby kugira ngo nyine bagukemurire icyo kibazo, kubera yuko biba bimaze kugera ku rwego ubwonko buba bwarabuze balance no gukontorora umubiri wawe. Sasa nyine cyo nashaka kuvuga rero, hari igihe natwe bitubaho kubera nyine gukora sex cyane. Niyo mpamvu nyine wabonaga mbora narasaze, mbora nkubwira nti baby wamfashije koko ko numva natse. Ariko baby uziko iyo ukomeza kujya unyima wari kuzashiduka ntangiye kujya nkwaka ndimo ndarira nyine nkubwira ni Samu sheri wamaye ku bintu koko ndi impfubyi. Ubwo Brigitte na Samu disi bahita basekira icyarimwe nyine ubona yuko ibyishimo byabaye ibyishimo. Amasaha kandi yari amaze gukura, icyari gikurikiyeho kwari ukuryama. Ubwo kandi Samu yazimije amatara yose, hasigara agatara gato kari ku gitanda bari baryamyeho. Ubwo maze ako kamuri gasigaye gakomeza kamurika mu maso ya Samu na Brigitte, bari bafitanye akanyamuneza rwose mu maso bigaragara. Ubwo maze mbere yo gusinzira barabanza bakiganira ku tugambo tw'urukundo ndetse n'inzira zose baciyemo kugira ngo bakundane. Maze Samu ati ndakeka ari twebwe abantu bonyine kuri no si rwose bameze neza mu rukundo pe, sibyo? Brigitte disi wari ufite akanyamuneza mu maso ati sheri, n'ubundi niyo mpamvu iyo nkureba mba numva rwose naguha byose byanjye ukabyitwarira. Ngira ngo urabizi ko ari kenshi nashatse kugushimira kubwo kuba warangize rwose undi muntu, ubwo maze nkibagirwa agahinda kandi ko kutagira ababyeyi ndetse n'abavandimwe, maze ukangura mu bitekerezo nahozemo. Mu by'ukuri rwose nakubeshye baby, numvaga niyo napfa nta muntu wahomba. Gusa nyine aho waziye mu buzima bwanjye wanyigishije kubanza kwikunda mbere yo gukunda undi muntu uwo ari we wese, unyibutsa ko rwose nawe utanga icyo adafite. Mbese nyine ushaka kuvuga yuko urukundo utarutanga kandi nawe ntarwo wifitemo muri wowe. Mbese wambereye umuntu ntashobora gusobanura mu ijambo rimwe gusa. Ariko iri joro, iyi tariki, mbese uyu munsi, ni ukuri ntago nzayibagirwa shushu. Gusa nyine mu byo wankoreye byose wakoze kuba wemeye kuma ibyishimo by'urukundo. Ni ukuri nari narifuje kuzabigwa rwose ukabihaga, ariko ugakomeza kunkanira. But now shushu,
ndishimye pe. Samu disi yahise azamura akaboko ke maze atangira guhanagura amarira Brigitte wari utangiye kurira amarira y'ibyishimo. Nuko maze Samu aramubwira ati shushu be, ibyiza byose rero biravuna urabizi. Impamvu twatinze nuko twatinze guhubuka ngo tutijandika mu mico y'ubusambanyi maze ingaruka zikatugeraho vuba bidatinze. Brigitte ati nukuri swi, nta kintu cyiza rwose nko kugira umuntu nkawe mu buzima, umuntu utekereza mugenzi we ku ngaruka zishobora kuva mu bintu agiye kwijandikamo. Kandi koko byari no gushoboka ko rwose tunabikora, tukabikora duhubutse tutikingiye, ugasanga nkwanduje nk'ibirwara cyangwa se nawe ukabinyanduza. Nanone kandi bikaba byari bushoboke yuko ndi butwite nkatwita inda ntarabona ubushobozi bwo kuba nayirera. Nyine niyo mpamvu rero Imana yaremye abantu nkawe bakeya bazajya batubera batabazi mu gihe tugeze mu kaga. Ubwo Samu disi aturakoze cyane shushu, gusa nyine kunshimira cyane ntago ari sawa kuko nta kintu nakoze kitari mu nshingano zanjye nk'umuntu nyine dukundana. Muri make ibyo nagukoreye byose mbona zari inshingano zanjye, urabizi ko nagukundaga kandi nyine nawe warankundaga pe. Kwari ugushyira inshingano zacu mu ngiro nyine nk'abantu bakundana. Brigitte disi byakomeje kumurengasuka amarira. Ubwo Samu ahita amwiyegereza amwegamiza mu gituza cye ngo basabashe kumuturisha. Samu amaze kuryamisha Brigitte mu gituza cye yahise amubwira ati swi, hari ikintu nifuza kukubwira ariko nyine nari narabuze ukuntu nzakikubwira, gusa nyine ndumva ubu ngubu nonaha ndi tayari kuba nakikubwira babe. Ndabizi nyine amatsiko yawe ntago yanyemerera gutuma nkubaza niba witeguye kubyumva, niyo mpamvu ngiye kwita ndasa ku ntego amatsiko atarakwica. Brigitte ahita ahaguruka mu gituza cya Samu maze ati shushu, nawe urabizi nyine yuko amatsiko yanjye azanyikira pe, ahubwo gira vuba untabare ntarapfa babe. Bose bahise basekera icyarimwe. Nuko Samu atuje cyane ati babe, ndashaka yuko wambwira umushinga wumva wakora uramutse urangije kwiga kaminuza, mbese nyine wa mushinga wumva wakora neza, kubera ko nyuma yo kuguha urukundo rero nasanze bidahagije. Ndifuza no kugufasha ukagira business imwe mu buzima wawe wakora rwose muzo wifuje gukora. Yego nyine nubwo ntafite amafaranga ahagije ngo nirare mvuge yuko nazongera gukora, ariko mfite amafaranga yagukorera business nziza, izajya kwinjiriza amafaranga yo kuba wakwifashisha mu buzima busanzwe mu gihe tuzaba dutegereje kubana njye nawe, nanjye nyiri gushakisha ibisabwa kugira ngo twibanire sweetheart. Ubwo Brigitte akibyumva yahise ashyigukira hejuru ngo yumve niba koko atari kurota, ariko abona ari maso rwose ibyo Samu ari kumubwira umukunzi we hari ibyo ari ukuri. Nuko arangije ariruhutsa maze mu ijwi ririmo ibyishimo ati baby, nukuri urakoze cyane kuba unekerezaho by'aka kanya, ariko nanone ugahangayikishwa n'ejo hanjye hazaza. Niyo mpamvu rero mba numva narekera kukugora. Kuko Samu ahita amuca mu ijambo akamubwira ati kuko iki se kandi baby, njyewe nakubajije ikibazo ndi seriye sheri, ndashaka kumenya niba hari umushinga ufite naguteramo inkunga ukaba wawukora, kuko sinshaka kuzakubona wandagaye mu mihanda ya Kigali. Nukuri sinshaka ko uzajya wibuka yuko wakundanye nanjye maze bikarangirira aho ngaho ntacyo nakumariye. Wazajya uhora wibuka nyine buri uko unekerejeho, kabone nubwo wazanyanga, ariko basi ukajya wibuka yuko nakuguriye nk'imodoka wenda cyangwa se nagufunguriye nka shop ya Danje Kigali. Mbese nyine muri make babe, iri kurumbwira umushinga wajya gutekereza gukora ariko ukabura ubushobozi, ndebe yuko hari icyo umuntu yabikoraho hakiri kare. Ubwo Brigitte byaramurenze. Samu ahita asekamo nuko ati sorry ntago nyine twigeze tuganiraho babe, ntago twigeze tuganira bihambaye. Samuel ahita asekamo cyane maze arangira ati babe sorry kuko ndibutse ntago twigeze tubiganiraho, gusa nyine muri make papa yitabye Imana ansigiye amafaranga menshi ku buryo nanarebye neza ashobora kuzampfira ubusa, kubera yuko imiryango yose irabizi yuko data yansigiye amafaranga menshi ngo yabikoze kugira ngo ntazabe imbwa babe. Niyo mpamvu rero ukunda kubona nta kibazo cy'amafaranga nkunda kugira, ndetse na famiye yanjye yose nakuze mbona bantinya cyane kubera yuko bazi yuko imitungo papa yari afite yose mu Budage ari njyewe yayandikishijeho. Papa rero atarapfa yakoranaga n'Abadage mu bintu bijyanye no gukora imodoka ndetse rwose n'amamoteri y'indege. Ubwo maze mu gupfa kwe rero yapfiriye mu manuka y'indege, uburyo nanjye byanteye ubwoba nkimara kumenya imitungo papa yose yari afite uko ingana. Ubwo Samu arakomeza ati nyine swi, ndifuza ko nyuma yo kurangiza kaminuza twareba utuntu twakwikorera hano mu gihugu cyacu, ubwo nyine mbese tukabikora mu rwego rwo gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu,
tugakora ubukwe bwiza iwacu hano mu Rwanda, gusa ariko nyine twamara gusezerana tugahita twurira indege tukigira mu Budage kugira ngo nyine nzabashe kujya mbona uko nkurikirana imitungo ya data mibereye, kubera ko nyine abantu babikurikirana baba ari abakozi wasanga banangavura. Urabyumva gute se babe? Brigitte disi byaramurenze, atarimo kwimisha ukuntu bishoboka ko we yaba agiye kuzurira indege akajya gutura mu mahanga, nuko maze ati nuko ndi kurota cyangwa oya pe, bishoboka bite se ko ibintu rwose uri kumbwira ukomeje sheri? By the way, nukuri mwihangane kuba mwarabuze umubyeyi nk'uwo nguwo, ni igihombo gikomeye cyane mwagize, gusa nyine ni umugabo pe, ni umugabo, ntuzamutenguhe rero, nukuri ahantu ari yababara cyane uramutse umutengushye, uzamwubahishe kandi nyine nanjye mu gihe cyose uzaba ukimaye amahirwe yo kumeza kukubera umukunzi nzakubera umugisha babe. Sasa rero ku kibazo cya business wambajije numva nakora, nukuri mba numva nazagira shop icuruza ibikoresho bya electronique ni Kigali, nahoze mbyifuza nyine nkumva ariko ubushobozi bushobora kuzambana ikibazo, ariko nyine mbona ariho hantu nisanga. Mbese nyine gucuruza amateleviziyo, amatelefone, amapasi, amaradiyo, amasharijeri, amayekuteri, nyine nawe urabyumva ibintu bya electronique babe. Ubwo Samu akibyumva yahise yishima ati wow babe, nice project kabisa, ndabikunze cyane kandi ngiye bujya nubaha inzozi z'umuntu bikaba akarusho noneho iyo ari ikintu kizagirira umumaro abandi bantu benshi. Urumva ko aho ngaho rero uzahakaza abantu benshi nabo bakabaho ndetse bagatunga n'imiryango yabo. Humura rero babe, wowe bipange neza kuva kano kanya, cyangwa se wumva wazabitangira umaze kurangiza kaminuza, nabyo amahitamo nayawe urambwira. Brigitte ati nukuri babe, nabuze aho mera nkubwira ko nishimye bitavugwa, gusa nyine nabanza ngarangiza kaminuza, ubundi ubwo namara gusoza kaminuza nkahita nangira iyo business nyine nawe urabyumva, nkakomeza ngakabya inzozi zanjye. Samuel ahita asoma Brigitte rwose akabisa uko ku gahanga, akamubwira ati ntacyo uzamburana nyifite mukunzi wanjye, humura inzozi zawe zose ufite zizaba impamo. Ahubwo se sheri, ko mbona budukereyeho, uzi ko saa 9 za mu gitondo zitugereyeho sheri? Reka turyame pe, reka turyame nukuri turuhuke, turacyafite iminsi ihagije, tuzajya tubiganiraho gahoro gahoro. Ubwo ntibyatinze bahise bahana tubizo nyine two gusezeranaho mbere yuko baryama. Ubwo kandi bari baryamanye bari kurebana. Ubwo maze Brigitte ati babe, ntuze rero kugira ikintu umburana, nuza kumva nshaka niteguye kugushimisha nanone nk'uko nabikoze mu mwanya watambutse. Ubwo bahita basikira icyarimwe disi, maze Samu ati reka babe, tukaba tugiye kurengera pe. Ubwo urumva koko ntaba nk'uhinduye umugore wanjye mbere y'igihe Brigitte ati oya babe, oya nta kibazo nawe, ntuze kwicwa n'inzara kandi rwose mfite ibiryo. Ubwo barongeye basikira icyarimwe maze bahita bapfumbatana. Brigitte atangira kuririmbira Samu uturirimbo dutuje kugeza basinziriye. Ubwo mu gitondo cya kare cyane imusanze kwa King Sale yakiryamye. Yumvishe umuntu umuzindukiye arimo arakomanga cyane rwose, nuko maze King Sale arabyuka ahita akinyira akayeswime, ubwo ashyiramo n'udukamambiri cyangwa se udusiripa, maze afata urufunguzo rwo hanze, maze mu gukingura ngo arebe umuntu ukomanga muri urwo rukerera, asangana umukobwa wabyimbye amaso utarimo aragaragara neza, ku buryo King Sale yahise yikanga akahita amumurika itoroshi ya telefone mu maso ngo abashe kumenya neza uwo ari we. Ubwo maze biramucanga ahita amubaza ati niko muko urindi, wabaye iki se ko mbona watumbye mu maso, byagenze biti ako kageni? Ubwo uwo mukobwa ahita yimyoza maze atavuze ahita yinjira mu nzu amuhutaje cyane. Ubwo maze agahita agenda akikira mu gatebe kare muri studio ya King Sale na Samuel, ngira ngo murabizi yuko babana. King Sale ati mu by'ukuri uyu mukobwa rari nimo ndabona nsa nkaho muzi, gusa nyine ariko narebe ukuntu mu maso ameze nkabona ntago byashoboka yuko yaba ari Cynthia nabanzi pe. King Sale ati ubwo nta kindi kintu nakoze, nahise mubaza niko muko uri. Ubwo narangiza kuvuga irindi jambo ahita aca mu ijambo ati ndi Cynthia yewe asike, ubundi se ubwo rinda nyijijishaho, hari icyo nigeze nkwisha ntabwo nakubwiye ko bangize gutya? Ubwo King Sale yahise yikanga amaranje ati Samu na Brigitte se niyo bakugize gutya? Cynthia ati wikomeza kuvuga iryo zina ngo ni Brigitte mu matwi yanjye, mbabarira King Sale, mbabarira wikomeza kuvuga iryo zina,
ririya shyano ngo ni Brigitte rirya nje hari igihe nzarifata ritari kumwe na Samweli ubundi nkwereka ibyo ndikorera. King Saleh ahita abona yuko ibintu biri seriye akahita ava mu mikino yo guseka maze arangije ati ariko se Senti mu by'ukuri ko kuvugishije ukuri Brigitte icyo mupfa ni umugabo gusa cyangwa sha iwanyu mwadikanyije amasambu cyangwa wenda ababyeyi banyu bakaba bafitanye nk'ibibazo tukaba tutabizi twebwe. Sori nakone nibagiye yuko nta n'ababyeyi agira Brigitte. None se ubundi koko urwo rwango mwanga urukomora he twoko twiganira ubundi. Ubwo maze Senti nawe ati erega ntago nzi ukuntu byikoze nyine byarangiye twanganye kuri ya nyine urunuka gusa byose ninjye wabitesha ndabyibuka za muri classe bwa mbere ninjye muntu wamuje na Samu sha none reba bagezeho bazajya bamfata bakankubitana koko akurabona kuniranda yari ingome uzi ko wagira ngo yanshishimuje urwembe mu maso. Sama reba sha Sama reba kanga no kuza kuntabara ntareba ariko sha ntaribi arye nje umukobwa w'umunyabuhoro azamenya uwo ndi we. King Saleh wari wumiwe yifashe ku gahanga yahise yimyoza nuko aranje ati ariko se Senti nkuko nabikubwiye kuri telefone kuri mwiza koko rwose imbere n'inyuma ubundi wabuze iki koko ku buryo wirirwa witesha agaciro mu basore batakwitayeho kandi hari abandi basore batajya baryama ngo basinzire kubera wowe. Ubwo Senti ati wow abo bataryama ngo banasinzire nizere yuko nawe urimo rero. Ubwo Senti ahita atangira gukuramo imyenda yari yambaye kubera yuko ngo yari imuhambiriye cyane yumvaga irimo iramubangamira nuko maze afungura agakapu yari yaje yitwaje akuramo utwenda twe nuko maze atangira kwambara atitaye kuri King Saleh urimo uramureba. Ubwo maze King Saleh ati rwose barahari pe abantu baba bagushaka barahari ku buryo bagutekereza bagahita bajya muri Amerika kandi bari mu Rwanda. Senti ahita aseka maze yarangiza ati nizere ko hano hari icyo guteka. King Saleh ati ubwo se ufite inzara muri iki gitondo kandi. Ubwo maze Senti nawe ati ceceka sha uzi ko naburaye. King Saleh ati cyakoze sha reka nkubwize ukuri pe Senti nakubeshye wakubiswe bimwe bya hatari kabisa ubanza utazongera gukora imico nk'iriya yo kwijandika mu buzima bw'abantu kabisa bagukubise kugeza isura yawe koko umuntu ayireba ukaba wayiyoberwa. Ubwo Senti ahita yimyoza arangije ati sha mbwira va muri iyo mikino yawe niba koko ndabona icyo kwirira dore ndishonjeye. King Saleh ati natetse muri ibyo birahari narayinetse nta kibazo ureba hariya mu isorori iri hejuru aho ngo muri etajeri ureta ubibona. Ubwo mu gihe Senti yari agiye kureba ibyo kurya muri etajeri King Saleh ati nagiye kumva rwose numva umuntu arakomanze nanone maze kuko atari hakinzeho nagiye kubona mbona na Abigail ugarutse karabaye yari afite ibikapu bye kandi n'ubundi. Ubwo maze Abigail arinjira agikubita amaso Senti wari uteruye isahani iriho ibiryo. Abigail n'umujinya mwinshi yahise asara cyane arangije ati King Saleh iyi bitch none ya hehe umukobwa utinyuka kwambara gutya imbere y'umugabo wanjye we. Ubwo Senti wari yifitiye n'umujinya mwinshi. Ubwo maze ahita amusuka isosi ishyushye cyane mu maso. Ubwo maze Senti yarangije ahita arenzaho amagambo ati mbere yo gukina n'inguteye nyoko uzajya ubanza ugisha inama so wagakecuru we ubundi wowe urinde utinyuka kunyita bitch wa bitch wari wowe ahubwo. Senti na Abigail abakobwa b'amasasu kuko rwose bose nabasazi. Ubwo batangiye gutukana no gushaka kurwana maze nanjye ndabareba kuko ndabareka nanga kubyivangamo kuko nabonaga rwose bidakomeye cyane. King Saleh ubwo sinzi ukuntu narangaye gatoya bitewe n'ibitutsi barimo baratukana muri ako kanya. Ubwo nagiye kumva numva rero akaba episode ya 5 kuri season ya 3 y'inkuru y'urukundo rwa Brigitte na Samweli irangiriye. Reka neza ko amaze gukora kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye kugira ngo utazabicikwa n'inkuru z'urukundo mbagezeho umunsi ku munsi. Kandi kuri buto ya like munsi aho ngaho kugira ngo tumenye umubare w'abantu bakunda cyangwa se bakunze ino nkuru mbagezaho ya Brigitte na Samweli. Nitwa Samu ndabakunda cyane. Reka dusubire ku munsi w'ejo mbagezaho uko byaje kurangira. Nizere yuko meze neza kandi mifuje kumera neza. Uwiteka abiteho.